Helsinki kwaya wanaimba, tunatoa sadaka. Wakati kwaya kutoka Helsinki wako wanaimba, tunatoa sadaka zetu. Igiye gucana imbabura, ikara rimwe rikaba riri hariya, irindi riri hariya, irindi riri hariya. Iyo mbabura yafatwa kugira ngo ifatwe neza nuko amakara aba yegeranye, siko bigenda. Mwambabare mwuka byara biko n'umushyitsi mutukegerana, hanyuma tugacana igicaniro kigashyuha. Abinyuma mwakwigira imbere kugira ngo ducanire hamwe, hanyuma imbabura yacu ifatwe. Mubinyemere mwamungire neza. Sinzi niba byumvise kanye. Aha, Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Ni ukuri iyi mbabura, ikara rimwe rihari, irindi rikaba rihari. Ntabwo mbabura ishobora gufatwa niba wagira uti. Nifashwe akanya gato igahita izima. Ariko iyo yegeranye, Mwuka Wera akoreramo, n'umurugo akoreramo, bikagenda neza. Amen. Amen. Tugiye gusenga Imana. Nukuri mwizera Imana ko Imana igiye kudufasha tukagira ibihe byiza. Abifuza ibihe byiza mugire gutya. Yego. Abifuza ibihe byiza mugire gutya. Satani batudishye iyo turi mu ngo zacu. Aba yatudishye, urumva, akatudihira mu bibazo byo mu rugo, akatudihira mu bana, akatudihira ku batwara n'abafasha, akatudihira mu bibazo by'imiryango. Ariko iyo tuje hano kwa Data tuba tuje kuruhuka. Amen. Nukuri tuje kuruhuka imbere y'Imana. Haleluya. Muhaguruke dusenge Imana. Twizeye Imana ko iduha ibihe byiza. Haleluya. Haleluya. Ariko Mana ndabinginze mudufashwe. Mana tuje imbere yawe. Mana dukize Satani. Twiyambuye imbaraga ziturwanya, twiyambuye imbaraga z'umubi, twiyambuye ibitunaniza, twiyambuye intekerezo mbi, twiyambuye Satani ibitekerezo mbi. Aho twasuzugure turahanze, aho twasuzugure turahanze. Reba igihe Satani wadusuzuguriye, reba igihe watwamburiye amahoro, reba igihe wadusuzuguriye, reba igihe icyo gihe cyose kibare. Turashaka imbaraga z'Umwuka Wera, turashaka imbaraga z'Umwuka Wera. Turasaba, turakwingize Mana, turasaba kunyurwa nawe, turagusaba kugushima, turishimira ineza yawe, turishimira urukundo rwawe. Tujye kumva ijambo ryawe. Iri jambo ni ubuzima. Ibyaremwe byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Nta cyaremwe kitaremwe n'ijambo ry'Imana. Ngo reka turebe umuntu ngo se natwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana dutekerejeho twebwe tutarabaho, ngo yatumenye kera tukiri isaba tudasaba mama. Rero Data twese tumwijemo, ubwoko bwawe buhugiye mu nzu yawe. Uri Imana y'amahoro, uri Imana igira neza, uri Imana inezeza abaho.
twinjiye mu nzu yawe, ntabwo tugipfuye, ntabwo tugipfuye, ntabwo tugipfuye, ntabwo tugipfuye. Ufite umutabazi wa Kristo. Kristo yapfuye mu mwanya wacu. Kristo yarabambwe kugira ngo twe tubabarire. Kristo yarababajwe kugira ngo twe ntitubabare. Kristo niwe wenyine wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze ndabaruhura. Mana, turagushimiye ku bwoko bwawe buje imbere yawe, turagushimiye ku rubyiruko ruje imbere yawe, tugushimiye ku bapapa n'abamama baje imbere yawe. Ni ukuri tugiye kumva ubuzima, ubuzima ni ijambo ryawe. Tugiye kumva ubuzima, tugiye kumva ubuzima, tugiye kumva ubuzima. Ubuzima ni ijambo ryawe. Duhindure ubuzima mu izina rya Yesu, duhindure ubuzima. Urakoze Yesu, uyu ni umukozi wawe, uramuhamagara, uramutoranya kandi wamuha ijambo rizima. Nzi yuko utuye mu rugo kuko yafashe igihe asenga kugira ngo abone icyo abwira ubwoko bwawe. Rero data, twese uri mu ijuru, umushyigikira nk'uko usanzwe umushyigikira, ubane nawe nk'uko usanzwe ubana nawe. Turagushimiye kubwira iteraniro, tugushimiye ko twiyemuye Satani tugahungira mu nzu yawe. Aha ngaha ni muri ambasade y'Imana, aha ni ambasade, ni muri ambasade y'Imana, aha ni muri ambasade y'Imana. Twirukanye imbaraga z'umurizo, imbaraga z'umwijima, izitata umudendezo w'abana b'Imana, imbaraga z'ikuzimu zitata umudendezo w'abana b'Imana, imbaraga z'umwijima zitata umudendezo w'abana b'Imana, imbaraga za Satani zitata umudendezo w'abana b'Imana. Mana, urakoze kujya kuturuhura, urakoze kujya kuduha ibihe byiza. Turagushimiye kubwira ijambo tugiye kumva, ubane n'umukozi wawe ugiye kukuvugira, wakubere mikoro wirangurure. Ibyo tusabye tubyiye kwa Kristo tuba kumusaba Golgotha. Amen. Haleluya, haleluya. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Agira ngo baramutse mu ndamukanyo nkunda cyane ivuga ngo hazabaho igitondo gihoraho. Uhobera umuntu noneho muregera ngoma kuba ntarapfuye, reka gushira. Ubwo uzabaroza ukuntu banganaga, nta wundi mwana usigaranye. Ngo Yesaya aravuga ngo ntawe, ngo arangije kuvuga ngo ntawe, ngo aramubaza ngo nta n'akandi kana waba warabyaye hanze. Mwumva ukuntu abantu bajya bibagirwa, nubwo bakwibagiwe Imana ntiyakwibagiwe. Aramubaza ngo nta n'akandi kana wowe warabyaye hanze basi ko abandi bose Imana yabagaye. Yesu aravuga ngo hari akandi ka feke kaba mu ntama. Aravuga ngo ako ngako kazane. Ngo kahageze ahita agasuka amavuta. Dawidi arabyibuka, aravuga ngo nubwo ndi umwami zamura Imana amaboko, nubwo ndi umwami nibutse iminsi yo mu ntama. Abantu mwibagiwe no gutamatama. Uzi gutamatama ko babagaho muba mu nkambi we? Uzi gutamatama ko amasasu muri Kongo? Uzi gutamatama ko amasasu mu Rwanda? None twibagiwe, twibuka iminsi ya kera bene data. Imana ishimwe. Ngo Dawidi ngo arabyibuka. Kurimo wiyumvira uri kubimedita, uri kubimedita shawe uvuge ngo amen. Imana iguhe umugisha, iguhe umugisha. Ubimedita rata, ujye ugira ute? Ujye ubimedita. Ngo arabimedita Dawidi, ngo arabimedita yibuka ukuntu bamushingiye umukobwa w'umwami kubera ko yishe nde Goliyati. Arabimedita ngo maze Dawidi ahaguruka ku ntebe y'icyubahiro arabyina. Ngo Dawidi arakomeza aratamba, ye Dawidi arakomeza aratamba. Arabimedita ngo aribeyura. Ndashaka abantu bazi kwibeyura, baze bibeyure debe. Kwibeyura murabizi? Niya njyana Eric yaririmbaga, gutamba. Kugira ute? Abantu bazi gutamba ni bande? Ngo aribeyura, ngo akajya ataraka agaca ahangaha, mbese yiyutse iminsi. Ngo arangije bimunanira kugira ute? Kwiyumanganya, ngo akajya yikoza ahangaha. Uvuga ngo nega Yesu we, akongera akazamuka, akongera akikoza aha, akongera akibeyura atya. Mumvugire
aratamba urabyinura umunyacyubahiro Dawidi arakomeza aratamba Dawidi arakomeza aratamba we Dawidi arakomeza aratamba Iye Dawidi arakomeza aratamba Dawidi arakomeza aratamba Dawidi arakomeza aratamba Dawidi arakomeza aratamba ariko wakongera ugasekera Imana basi nukuri minota nayibaze Dawidi akomeza agira ate muvugire ngo umugore abagore Imana ijye ibaha umugisha ega abagore turavunika ariko Imana yaraduhamagaye muvuge ngo amena ngo yari afite umugore witwa nde Mikali Miki yari umwana umwami nde Sawuli wari umwanzi wande wa Dawidi ngo maze ngo Mikali yari azi protokole y'ibwami protokole yaheje ibwami ubundi ukuntu bitwara ntabwo bashobora kubira ibyuya nk'ibi ngibi no amen Imana iguhera umugisha ibwami haba protokole muce mureba mu baperezida no mu kiministiri ntabwo ashobora kuza ngo hirwagira cyane akoma amashi yo mu kinyabupfura kandi njya mbabona namubanza muri ab'ibwami mukagira mutya ndabareba hari inyuma urubyiruko rusobanutse rwose bakajya bagira gutya ngo Mikali aramureba ngo amugayira mu mutima ubu si ko kuno kuntu tujya twibyina nta bantu bajya babigaya bakabigayira mu mutima kandi Mikali mva ikibazo ntiyabyaraga we yari n'ingumba disi ngo maze Dawidi umwuka wera aramanuka yibutse ibyo Imana yakoze arebye ukuntu yarongoye umugore w'umwami ngo aribeyura cyangwa data we Dawidi aratamba ewe nyumva muzi uko mbivuga Dawidi agira ate muzi uko mbivuga we wamfashije ukabivuga Imana ishimwe zamura gutya akanwa kanje kazakuririmba umutima wanjye ukunezeze Mana ukwirishime ibyo ukora biradutangaza ubutayu butembesha amazi tukanywa tugashira inyota ayo mazi ibisubizo by'Uwiteka ubutayu n'intambara duhura nazo uradusubiza twumva tuguwe neza Imana ishimwe Imana ishimwe Ego Mana ko mwanga mukambana abantu b'ibwami Imana igira iti ako mwanga mugasubira kwa Mikali Imana igira iti uko kuntu bivuga niko Mikali yabigenzaga akajya ashyiramo protokole nyinshi Dawidi ayikuramo arangije ngo abwira Mikali kandi Dawidi ngo yaramaze guhesha abantu bose umugisha ngo aragenda ajya kwa Mikali nawe agenda yibeyura abyina ngo umwitero ugira ute ariko Mikali nawe yarageragejwe umwitero w'umugabo aravuga atagojeje isoni aribeyura ibyo ntiyabyitaho agira ate aribeyura arabyina ngo yari agiye guhesha umugisha Mikali ngo abyare ngo asanga Mikali yarakaye
suko uzi ko hari igihe Imana iza gukoresha umugisha igasanga warakaye, cyarakaye yashingije ngo akabyina ari umwana ngo imbere y'abasha n'abagara, kandi yaraje kumuhanurira ngo abyare. Amugeze imbere amureba ijisho ry'uburakari, aramubwira ati nta kana uzarinda upfa kuko urakaje, kuko urakariye Imana, kuko urakariye umwami abyina. Ni ukuri ngo Mikali yapfuye atabyaye. Mujye mwitonda nitujya gushima Imana, mujye mushima Imana, muvuge ngo amena. Mujye mureka kunegura abantu b'Imana barimo bagira bate bagira bate. Muhumure mwebwe muzabyara ntabwo munegurana. Nivugiraga Mikali, mwe muri abana b'Imana, si muba munegurana mwari mube mwaje. Kandi mujye mwubaha abayobozi, muvuge ngo amena, muvuge ngo amena. Kureba ku isaha kuri kw'Imana simbaremerera ni ukuri. Erega mwarantumiye kandi najenje, muvuge ngo amena. Najenje, mbwira umuntu uri kumwe ngo yajaje, ngiye kubahe, ntabwo mvaha nk'abahesheje umugisha. Muvuge ngo amena. Ubu rero tugiye gushima Imana, reka soze dushime, muvuge ngo amena. Ngo yahise avuga ngo Imana yakuye so Sawuli ku ngoma ikagira ite? Ikagira ite? Ikanyimika. Nabuzwa n'iki? Kuyihimbaza. Muvuge ngo amen. Imana ishimwe. Reka gucika intege, reka no kwiheba no kurambirwa n'iminsi, kubabazwa Imana yarabihinduje. Mubwire ngo n'ubirabihinduye. Papaya kide. Tumvijwe imbwira ngo Imana irabihinduye. Tumvijwe imbwira ngo uzamuka uyu mwaka. Tumvijwe imbwira ngo Imana izashyigikira umuhamagaro. Tumvijwe imbwira ngo izakurwanirira. Zamura amaboko. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Uzamure Mana, uzamure. Retopaya kidre. Muvuge ngo Imana irabihinduje. Retopaya kidre. Muvuge ngo Imana irabihinduje. Imana igiye kukwinjiza mu mwaka mushya. Imana igiye kugukorera ibirori nawe. Hari abantu Imana igiye gukorera ibirori hano. Hari abantu Imana ihanaguye amarira. Retopaya kidre. Retopaya kidre. Topaya kidre. Imana irabihinduje. Ndimo ndabona abantu bari basize ko batazarangiza umwaka, ndumva ijwi rimbwira ngo barawurangije, batangira undi, bazawusoze. Televo kide, bazawusoze. Bazawusoze. Imana irabihinduje. Imana irabihinduje. Imana irongeye irabimanye. Imana irabimanye. Zeletopaya kide. Imana
Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Abantu batajya bashima Imana bitewe n'intimba, bitewe n'agahinda, bitewe n'amateka, bitewe n'abababaje, umuntu akavuga ati jye mbishingutsemo. Nigeze kumva umuntu uvuga ngo nirukanye shitani ngo n'umugore we shitaniya. Ayiwe ngo n'umugore we shitani. Nababwiye ko satani nta femina agira, ntimuzongere vuga ngo n'umugore we shitaniya, muvuge ngo amena. Irukana satani mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge dushime Imana. Abantu bumvaga imitima yabo itagishima Imana, wumvaga nta bintu byo gushima Imana ufite, utiraririye, wumvaga umutima wawe udakijijwe, utiraririye, wumvaga wararakariye Imana kubw'ibihe uri gucamo. Zamura ukuboko tugusengere. Imana ibaha umugisha, mukomere Imana amashyi. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo rero abo batambuke baze hano, abo nibaze hano tubaheshe umugisha, bibuke iminsi ya kera bashima Imana. Abantu batari bagishima Imana nibaze hano dusenge, tubasabire amashimwe yongera aganze mu mitima. Ariko kubw'igihe ntibigumira aho ngaho, ntibigumira aho. Muzamure ibiganza, muzamure ibiganza, muzamure aho uri. Simvuze ngo muze hano, nimuzamure ibiganza. Imana irababona. Ubwira Imana ngo Mana mbabarira, ntabwo nari nkigushima, ntabwo nari nkigushima. Reka ninginge Ernesto Payakidre, umuntu ufite imanza hano, Imana ije kumuburanira, Imana ije kumuburanira. Reka dusenge. Yaratwimanye uwo Yesu, ishuri ibihumbi n'ibihumbi, kabisimana barabizi, n'ejo bundi yaraturaniye. Ushira ingumu, buri munsi iyo twibutse iyo neza. Muzamura amaboko dushima Imana. Sibanga, zamura amaboko ubwira Imana ngo ikiganza uvuge ngo ndagushimiye ko utsindiye iyo myuka mibi itagaragara y'ahantu ho mu ijuru yadindizaga ibisubizo byawe. Iyo strategy tukiri hano yamanukanye turayikashije mu izina rya Yesu. Nimushake ko dutinda twihute, muvuge ngo amena, muvuge ngo amena. Kubera izi ngabo rero, satani we ntabwo abera hose icyarimwe, ariko kubera izi ngabo ze zingahe enye, ashobora kutugereraho rimwe yifatishije zino ngabo. Ariko bwe ntabera hose icyarimwe. Imana niyo ibera hose icyarimwe. Impamvu atabera hose icyarimwe, satani ni ikiremwa, ntabwo ari umuremyi. Ariko umuremyi ari we Kristo abera hose icyarimwe. Tekereza ukuntu satani atajya apfa. Hari abantu bajya bavuga ngo satani arapfuye. Ntabwo ajya apfa, azapfa Yesu yaje. Uko adapfa rero ni nk'uko atagira ute, atororoka. Nigeze kumva umuntu umwe avuga, udukoresho ndadufite duhagije rwose. Imana ibaha umugisha. Amena, amena, amena. Ariko mwene reka mbanze nkubwire, ibuka ukuntu kera ugiye gupfa Imana yakinze ukuboko, bigutere kuvuga ngo Mana nanjye ngiye gutamba ishimwe ngo ushime. Ni ukuri. Ubundi reka mbaho urugero, muvuge ngo amen. Ubundi iyo ugiye ku mutima w'Imana bigutera gushima Imana. Ariko ugiye hehe? Ku mutima. Reka mbaho urugero, mundebe nta kibazo. Mwari mwabona indege? Indege, abantu bateze indege mwese, mwaje n'abisidi, abantu mwese mwateze indege. Indege ariko dushima Imana ko twanayiteze we. N'abazungu kera bagendaga n'ubwato, none bagenda n'indege. Iryo naryo ni ishimwe. Indege iyo umuntu ayiteze, iyo ukiri hasi hehe, ubu ukireba amazu, imisozi, ibintu byose ubu bireba.
uko indege igenda izamuka ugenda ubona usiga imisozi, usiga amazu, ugatumbagira hejuru. Uko ugenda utumbagira hejuru, muvuge ngo abena cyane, uko uri kugenda uzamuka ngo ujye ugenda urenga iby'isi ukabirenga. Igituma bikikuganyisha ni uko utararenga iby'isi ngo ugire umutima ushima Imana. Bwira umuntu mwicaranye ngo jya ugira umutima urenga iby'isi, uzamuke hejuru nk'uko indege izamuka ikarenga amazu, ikarenga imisozi, niko ukwiriye kuzamuka mu mwuka ukarenga iby'isi. Igituma ukiheba ni uko utararenga iby'isi. Igituma ukibona ko bidakunda ntabwo urabirenga. Imana itugirire neza. N'urugero nabaha, uko ubona indege uba ukibona imisozi, ndetse ukajya ubona imisozi iri hejuru yawe, amazu ukayabona ari hejuru yawe, ariko wazamuka ukajya hejuru yabyo. Niko niyo umaze kurenga iby'isi, umwuka w'Imana ajya hejuru y'ibyo byose, ukabaho ushima Imana. Impamvu ya gatatu ituma dushima Imana, iya kabiri ni ubusabane ugirana n'Imana. Iyo ni iya kabiri. Iya gatatu ni uko yaturemye mu ishusho yayo. Ndi kubabwira impamvu 10 zituma dushima Imana. Impamvu ya kane ni uko hari imigisha Imana yagize ite yaduhaye. Reka mbaho urugero. Yaguhaye umugisha wo kuba uriho. Hari abantu batwawe n'imyuzure, hari abantu imitingito yamize, hari abantu baryamye ntibabyuka. Iyo ni impamvu yo gushima Imana. Hari imigisha Imana yaguhaye. Ndimo ndihuta. Impamvu ya gatanu, dukwiye gushima Imana kuko yaduhaye Yesu nk'impano. Yesu tumufite nk'impano. Mbariza umuntu wicanye ngo Yesu nawe yakugezeho umufite nk'impano. Reba, ufite Yesu nk'impano ni yawe bwite. Vuga ngo ni yanje. Yesu ni uwawe bwite. Dukomere Yesu amashyi ko ari impano twahawe, tumufite nk'impano. Kandi Yesu ashobora byose, ntabwo watsindwa kuko umufite nk'iki. Sebeneta, murimo murafashwa cyangwa ndi kubamarira umwanya? Impamvu ya 9, impamvu ya gatandatu ituma dushima Imana, gushima Imana bigufasha guhora wibuka iby'Imana yakoze mu buzima bwawe. Iyo ni impamvu ya gatandatu. Impamvu ya 7, bitwuzuza imbaraga. Satani ntiyihanganira kuba ahantu hari amashimwe. Mumbabarire mu nyumve. Ubu mureba turi gushima Imana hano, Satani aba yarwaye ikirungurira, Satani aba yabishe, ntashobora kwihanganira ahantu hari iki, hari amashimwe. Muracyamurikiye? Impamvu atabyihanganira ni iyihe? Ni iyihe? Satani ni umunyeshari. Satani ni umwanzi w'Imana. Iyo uri gushima Imana uba uri mubabaza Satani, uba uri mugira ute? Umubabaza, kuko ni umwanzi we. Tekereza noneho ukuntu Yesu ari ukugize ariko ntumushime, ahubwo ukiganyira ugashimisha Satani. Mvugira ngo mbivuyemo nanjye zajya ashima Imana. Hitubivamo, bivemo uvuga uti zajya ashima Imana. Ako ko mbona mutabyumva we. Amashimwe uzi ko yabaye abantu baraye bakoze ubukwe, nibo njya kubona ngo ndashima Imana yaraye impaye umugeni. Ariko se iyo uryamye ukabyuka, iryo si ishimwe? Si ishimwe? Muvuge ngo amen. Ndagira ngo dushime Imana tubabaze Satani aho si imparenga. Ikabakabe wumva ukuntu uhumeka uri muzima, uvuge ngo nkanjye ndinde, kuki ndiho. Zamura amaboko, zamura, tera haleluya cyane, tera haleluya cyane. Ntabwo mbyemeye ni ukuri, ntabwo mbyemeye aba bantu b'inyuma. Mama, nubwo ufite ibibazo zamura amaboko utere haleluya. Ngiye gutera 3, uvuge ngo ma ngiye kugushima, mbabaze Satani. Mbabaze nde? Satani. Tugiye kubabaza nde? Satani wagutwariye abana, Satani wakurwarije abana, Satani wakwambuye
waciye heje Umana andi majwi yaramizwe zamura cyane tugiye kubabaza Satani dushima Imana ahera hano 1 2 3 haleluya Imana ishi ndashaka basi uvuge ngo Mana uyu munsi ndi mu kwa 12 hari abapfuye mu kwa mbere jewe ngejeje mu kwa 12 uvuge ngo Mana ndagushimiye mbabari uvuge ngo Mana ndagushimiye Mana ndagushimiye ntabwo muri kubyumva neza muvuge ngo amena impamvu ya 7 bitwuzuza imbaraga bitwuzuza iki ubundi nushima Imana ujye umenya kunejeje Imana ariko niwiganyira ujye umenya ko atari Imana impamvu ya 8 biturinda uburakari biturinda iki kuko Imana ihora yishyuza abo yagiriye neza wari uzi ko Imana ikwishyuza ngira umuntu wicaye ngo uri n'Imana ideni mbega amadeni dufite uzi ko Imana iri kutwishyuza amadeni yo kuyishima reka mbabwire hari ababembe 9 banditse muri Bibiliya ngo bose Imana yabagiriye neza ngo ariko umwe niwe wagarutse gushima ni ukubera iki Imana yari yakijije ababembe 9 umwe akaba ari we uza kugira ute gushima Imana uzi impamvu nuko abantu iyo bamaze gusubizwa bibagirwa icyabirukankanaga ubu kubera kuri muri Finland urumva ko nta Imana yakoze urahora uganya ugahora urira burya kirahari kubera ko ibyo uri murira na wowe hari abandi bari kugira ute kubiririra hari abandi bagira bate babiririra impamvu ya 9 ituma dushima Imana nuko bitsinda Satani iyo ushimye Imana Satani agira ate uzi ko Imana ijya ivuga ngo nareze abana ndabakuza ngo ariko baranyibagirwa ubwo se urumva Imana itatwishyuza kuyishima impamvu ya 10 ni isoko y'imigisha guhigura umuhigo n'uguhigura reka mbabwira impamvu yo gushima Imana yaduhaye imigisha tugomba guhigura iki imihigo I Kigali hari umubyeyi wapfushije umwana amaze kuremba bari bamushyize kuri reanime ku mwami reanimation kumushyiraho umwuka kugira ngo agaruke umwana yari yamaze kwakira ko umwana wagize ate apfuye na papa we n'umugabo we mu kanya gato Imana ikora igitangaza umwana arazuka umva ukuntu uwo mudamu yabigenje yahise abara amafaranga y'imva ukwigura abara isanduku ukwigura abara amafanta abantu bari banywe afata amafaranga yose aragenda yashira mu nzu y'Imana ayashira mu giturisho ashima Imana hari abantu bazi gushima Imana muvuge ngo amena reka turebe imbogamizi cyangwa ingaruka umutima mbese imbogamizi ituma tudashima ni umutima urimo icyaha Imana itugirire neza nuko dufite benshi bajya babirenzaho bajya bagira bate imbogamizi zituma abantu badashima Imana ni umutima urimo iki bene data icyaha uwo mutima iyo utangiye gushima uzamura akaboko umutima urakubwira ngo ubwo se urashima n'ukuntu wangana ubwo se urashima n'ukuntu wiba umutima urimo icyaha ibituma tudashima Imana nuko twuzuye ibituma nyine tudashima Imana ariko imitima yacu ikwiye kuzura amashimwe iyo ni impamvu ya 3 hariho umuntu wajyaga twiganaga akajya avuga ngo ngiye numva ntazabona akazi ni gute umuntu ashobora kumva ko atazabona akazi atararangiza kwiga ninde wakubwiye ko uzarangiza akazi kadahari urumva Satani ukuntu akora hari abantu bamaze kujya muri family planning kandi batarashaka ubahani mpagera barantera amabuye
umuntu kubera ko avuka mu bana benshi nka 20 cyangwa 10 akaba arya ntahage agatangira kuvuga ati ndishaka nzabyara bake kugira ngo zabashe kubarira. Wowe warezwe nande? Wowe warezwe nande? Ugatangira guhangayikishwa n'ibiri imbere kandi hari iby'Imana yakoze birengeye ibiri imbere. Intego no kuvuga ngo nigaruka ushima Imana. Muvuge ngo amena. Hanyuma indi mbogamizi ituma tudashima Imana ni amaganya y'isi. Amaganya ayashobora kukubuza gushima Imana. Hanyuma indi mbogamizi turareba muri Petero 5:16 na 17. Mu magambo make ni ukuticisha bugufi. Indi mbogamizi ibuza abantu gushima Imana. Ese ko ndeba murambiwe we ni ukuticisha bugufi. Uzi ko buri umuntu yicishije bugufi yabona bano bana barimo basimbuka n'abamama nawe agasimbuka cyane kubera ko ashaka gushima Imana. Ariko abantu ntago bicisha bugufi, bumva ari abanyacyubahiro ahubwo bakabona bahimbaza Imana bo baciriritse. Never! Imana ikwiriye icyubahiro, Imana ikwiriye gushimwa, Imana iri hejuru cyane, Imana irarenze, Imana ishobora byose. Muzamura amaboko tuyishime, muvuge ngo amena cyane, ongera uvuge ngo amena cyane, ongera uvuge ngo amena cyane, ongera uvuge ngo Imana ikwiriye gushimwa, Imana ikwiriye gushimwa. Muvuge ngo amen. Ako beneda murumva mbateresha haleluya nyinshi. Amena. Muri Zaburi 124 hadusomera umurongo wa 6. Zaburi 124 umurongo wa 6. Kadusome Zaburi 124 umurongo wa 6 baravuga ngo Uwiteka ahimbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Amen. Uwiteka agira ate torero shamwansubije. Uwiteka agira ate? Ahimbazwe utaradutanze kuba imihigo y'abanzi bacu. Imana ntiyigeze igutanga kuba umuhigo kandi ntuzaba n'umuhigo w'abanzi bawe, ahubwo uzabagenda hejuru, ahubwo uzanesha, ahubwo uzatabarwa, ahubwo uzabona imbaraga zituma ushima Imana. Dawidi aravuga ngo Uwiteka uhimbazwe. Umwana wanjye atangiye gutera haleluya, gitere n'ubundi nagutwise gitere. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Ubundi harimo abandi bantu banga gushimana nyine kubera ubwibone, kubera ko ari beza, umuntu ufite agasura kajya kuba keza. Ariko si ubundi mbabazi ni keza pari raporo y'akande ko buri wese ari ikinege ku Mana. Ko niyo waba wifitiye bya bindi uri mwiza kuko uri mu ishusho y'Imana. Muvugire ngo amena cyane. Abandi bakagira ubwibone ngo ni beza, ngo bafite imigoro imisaya igororotse. Ariko uri mwiza pari raporo yandi. Umuntu wese ni ikinege ku Mana. Mbwira umuntu mwishanye ngo uri ikinege, jya wishima ushima Imana uri ikinege. Imana ikubona nkaho uri ikinege nubwo abandi baba batagukunze, Imana iragukunda. Musukuna Imana idukunda, musukuna Imana izi gukundana. Mbwira umuntu mwishanye ngo so ukundana wenyine, Imana niyo ibizi cyane. Uko rero muraje mu bana basirimu, Imana izi gukundana. Jambo ry'Imana bavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga. Harya wowe watanze iki ku bwa Yesu? Watanze iki? Imana yatanze umwana w'iki? Dushime Imana ko yatanze umwana w'ikinege. Tuyishime n'ukuri. Imana ishimwe. Wowe watanze iki se? Mbariza umuntu ngo wowe watanze iki ku bwa Yesu? Basi se waretse ibyaha byawe urabimujugunyira basi?
basi se wamuhaye umutima wawe arawiharira? Uhereye none uha Imana umutima wawe. Muvuge ngo amena. Muvuge ngo amena. Abandi bagira ubwibone ngo kubera imiryango ikomeye, ngo imiryango iteye imbere, ngo imiryango ikize. Abandi bakagira ubwibone ngo nuko basengera mu matorero ya Pentekotera. Najyaga mbumva iwacu we ntimubizeri, nabyo bikabatera iki? Ubwibone ni ukuri. Yego Mana, mu byakozwe n'intumwa ibice 10:34 aravuga ngo uyubaha agakora ibyo gukiranuka igira ite? Iramwemera. Nubwo yaba ari kure iramwemera. Mbwira umuntu muri kumwe ngo se Imana urabizi ko ikwemera? Niba ukora ibyo gukiranuka Imana irakwemera. Nubwo abantu baba batarakwemeye yigize ite? Ibi byose ndi kubabwira ndimo ndashaka kubibutsa gushima, ariko ndashaka kureba umuntu uzi gusekera Imana biri mu mutima, kandi ibintu byo gushinyiriza. Uswara umuntu useka ashinyiriza we, jya useka n'izina ryawe.